Nyarugenge imvura yatwaye abasore batatu, umwe arapfa undi arakomereka, wa gatatu aburirwa irengero. Mu karere ka Nyarugenge imvura nyinshi yaguye kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, yateje impanuka ikomeye cyane. Itwara abasore batatu bari bugamye mu kiraro ibageza mu gishanga cya Rwampala. Amakuru yemeza ko abo basore umwe yabonetse yapfuye, undi akaboneka yakomeretse akanajyanwa kwa muganga kugira ngo avurwe ndetse anitabweho, mu gihe wa gatatu yaburiwe irengero kugeza na n'ubu. Inzego z'umutekano n'ubutabazi ziri mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB n'izindi nzego z'ibanze zahise zitangira ibikorwa byo kumushakisha muri iki gishanga cya Rwampala. Nubwo imiterere yaho byabereye igoye bitewe n'amazi menshi ari mu mirima ndetse no muri icyo gishanga, abaturage batuye hafi yaho byabereye baganiriye n'itangazamakuru bavuze ko imvura yaguye ari nyinshi kandi igatwara n'umuyaga mwinshi, bituma amazi yiyongera vuba mu miferege no mu mirima, bityo bikaba byateje uwo mutwe watwaye abo basore ndetse yanaguye ari nyinshi iyo mvura pe. Inzego zibishinzwe ziributsa abaturage kwitwararika igihe cy'imvura, by'umwihariko kwirinda kugama mu kiraro ndetse no hafi y'imigezi n'ibishanga kuko bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Ibikorwa byo gushakisha uwarigishijwe cyangwa uwaburiwe irengero biracyakomeje mu gihe hatanzwe ubutumwa bwo gukomeza gutanga amakuru ku muntu wese wagira icyo amenya ku byabaye. Njye umvaga ni Damu, iyi ni Rwanda News. Gukora subscribe, ukore like and comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru mashya kandi agezweho.